twongeye turatomboye bana b'Imana kuba duhamagara Nyagasani ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure. Imana iradukunda, iraduhamagaye kugira ngo tugere neza ku neza yawe. Iduha ubutumwa, idutuma aho ishaka. Turi mu kiganiro nga kuri buri munsi, kongera kugushikaza gufungura buri munsi, gufungura buri munsi no gufungura abandi buri munsi. Ineza y'Imana buri munsi, ijambo ry'Imana buri munsi. Turi muri cya kiganiro ibaze buri munsi. Uko Nyagasani akubona uramubaza iki? Usubizwe na Nyagasani kuko gukunda byahebuje. Ubwo twatangiye iyi minsi 3 kuzirikana ku migenzo y'abihaye Imana, kuzirikana ku migenzo ya gipfura idufasha kwegukira Imana yonyine. Iyo migenzo abantu bose barayisezerana burya, ariko by'umwihariko abihaye Imana bakayisezerana ariko bakanayibamo. Umugenzo wo kumvira, umugenzo w'ubukene n'umugenzo w'ubumanzi cyangwa ubusugi. Iminsi yashize rero twagibonye umugenzo wo kumvira, tubona ko kumvira ari ukumvira mu byiza gusa, bityo ukareka Imana igakuyobora igakujyana aho ishaka kuko igufitiye nyine ubutumwa. Kandi kumvira cyane cyane Imana ishyira mu mitima yacu umutima nama. Ijwi ry'imbere rikubwira iti iki kiza gikora iki n'iki cyihorere. Umva ayo majwi inyuma nutanayumva, basuzumviye imbere y'Imana ikubwirira mu mutima wawe. Twaje gukurikizaho umugenzo w'ubukene, tubona ko ubukene atari ubukene bw'inyuma, kubura icyo urya, kubona icyo wambara n'ibindi byinshi cyane, ahubwo ubukene ni ugukenera Imana, kumva ko utabaho utari kumwe n'Imana, kumva ko ntacyo wakora Imana itagufashije, kureka Imana igakwigarurira, bityo ukayegurira wese ngo ubukene nyakuri gukenera Imana buri munsi. Uyu munsi rero wa gatatu turabona umugenzo wundi ukomeye cyane, wowe nanjye ukunze kudutsinda, washakanye n'undi wese agomba kubahiriza, wihaye Imana akawubahiriza noneho by'akarusho, n'umugenzo bita umugenzo w'ubumanzi cyangwa ubusugi, la chasteté. Rimwe na rimwe dushobora no kubivuga ngo la fidélité, kuko buri muntu wese wakoze isezerano, iyo udafite umugenzo ntabwo washobora iri sezerano. Iri sezerano ntiwarishobora uwo mugenzo utawufite. Rero ni ngombwa ko umugenzo twimiza imbere kugira ngo dufashwe n'Imana kandi tugengwe n'Imana. Rya jambo twahereyeho riti humura turi kumwe no gutabara. Igihe Yeremiya ari kwibaza ngo ndabigenza nte muri aba bantu ndakora iki, nawe Imana ishobora kubaza ati ariko koko ushobora no kwereka Imana uti Nyagasani umugenzo wawe ushobora nte? Ese nzabaho nta mugabo mfite, nzabaho nta mugore mfite? Ese abafite abagore cyangwa afite abagabo ubwo nta gihe bajya baca inyuma? Nk'uko ameze kwibaza uti harya umugore wanjye adahari kuko ni ngombwa ko muhemukira, umugabo wanjye adahari ngombwa ko muhemukira. Uyu mugenzo ntabwo ureba bihaye Imana gusa, ahubwo n'abashinze urugo ubasaba buri gihe guhora barishatse, buri gihe guhora begukira Imana. Kwegukira Imana rero ni ukudahemuka ku isezerano. Iki nicyo bita rero ubudahemuka nyirizina, ubudahemuka ku isezerano. Rero twitoze kuba indahemuka iminsi yose. Tujye rero kuzirikana ingingo ziza kudufasha kuba indahemuka ku isezerano. Ingingo 3: cya mbere, umuntu wari we. Icya kabiri, guhora uri imanzi cyangwa isugi. Icya gatatu, turaza kureba ibyoni by'ubusugi aho biherereye. Reka duhere ku ngingo ya mbere, umuntu wari we. Turahera ku ijambo ry'Imana. Isomo turayisanga mu ya mbere Pawulo Mutagatifu yandikiye Abanyakorindi, umutwe wa 6 umurongo wa 19. Bumbura biri yawe duhasome. Ubundi se ntimuzi ko umubiri wanyu ari ingoro y'Roho Mutagatifu batuyemo kandi ukomoka ku Mana, maze mukaba nta bubasha mwifiteho? Amen, amen, amen. Iri jambo ry'Imana rirakwerekeza ku muntu, igisobanuro cy'umuntu, ko umuntu agizwe n'umubiri ndetse na roho. Iyo kimwe kivuyemo ikindi nyine ntabwo kiba kikitwa umuntu. Umuntu asigara atakiri umuntu nyine. Iyo utakaje umubiri, roho nyine y'usigaranye ijya ku Mana cyangwa ikajya kwa se bitewe nuko wakoze neza cyangwa nabi hano ku isi. Umuntu rero nuwo nguwo, nukavuge ngo roho yanjye ndayisigasira nyine izagere ku Mana, mu gihe umubiri wo uri koroha mu nyenga nyine y'umuriro. Turekerera imibiri yacu na roho zacu bikomeze kunga umwe mu gihe tukiri hano ku isi. Ntugashake gukura amaguru hasi ngo ndashaka roho yanjye imere neza, kandi umubiri wawe nawe uwica nabi, ukoreraho ibibi. Imibiri yacu ni ingoro ya Roho Mutagatifu, imibiri yacu ni imibiri y'Imana. Iki nicyo bita noneho consecration y'imibiri yacu na roho yacu y'umuntu wese, kuko akenshi dukunze kuvuga ngo twihaye Imana, ariko ukayiha igice kimwe, ukavuga uti mbo roho ni y'Imana
naho umubiri nawo uracyari kwiserega ndi umuntu agira intege nke umuntu se wewe ko nyine ari umunyabyaha nibyo koko izo za excuse zose uko kugenda unusura wishakamo imbaraga nkeya ibyo ngibyo ntago ari byo hano ku isi nyine ntago ari byo abantu nyine bazima kuko nta muntu muzima nta muntu w'umunyabwenge wishingikiriza imbaraga nkeya z'undi nawe umunyantege nke twese turebera kuba bishoboye nta wundi wabishoboye usibye Yezu Kristo Jésus Christ obéissant pauvre et chaste Yezu wumvira Yezu w'umukene Yezu kandi waretse gushaka kugira ngo yegukire ingoma y'ijuru imanzi isugi iyo bavuze ngo uyayihaye Imana yiyeguriye Imana nta kindi biba bishatse kuvuga ni umubiri wose na roho ye yose ntabwo ari igice rero uyu mutego nawe nanjye tukunze kugwamo aho dumva ko roho gusa ari igomba kugana ku Mana umubiri wose ukawushyira he ko tukiri hano ku isi shyira ibirenge hasi mubyeyi muyobozi mubyeyi padiri ma frère shyira ibirenge hasi maze twemere ko turi ku isi irimo ibibazo yewe iri kuberamo n'ibyaha ariko tugomba kubitambukamo dukora iki urugamba rwa roho turwana buri munsi n'uyu mubiri ugira intege nke birumvikana n'uyu mubiri utuganisha hatari heza nkajya Paul avuga ati nshaka gukora icyiza ariko ikibi kikantanga imbere yego nyine turi hano ku isi ibi byose tugenda turwana nabyo umubiri wacu tugomba kuwukoresha na roho yacu kugira ngo bigane Imana icyo nicyo bita consecration kwiyegurira Imana nyirizina n'ubuzima bwose uwo niyo bita umuntu rero nawe niba uri mu bantu biyegurira Imana igice nawe wumve ko nyine igice kitaba mu muntu ukuri ifoto nyine y'umuntu w'igice ukuri iyo foto reba ukuntu iyo foto imeze irasekeje umuntu w'igice yabaho ntawe nyine ari kizima nyine nawe urabyumva dusabe Imana kwiyegurira kwese ubuzima bwose nawe uraza gusanga kuri iyi nyungu ushobora kuba waratsinzwe cyangwa uri gutsindwa cyangwa uri hafi gutsindwa ariko nakwifuriza gutsinda ubinsabira nanjye ndabigusabira kugira ngo dutsinde gutsinda nta kindi ni uko ubuzima bwose nyine ari ubw'Imana ari umubiri ari na roho iyo roho uwo mubiri bikunze kugira intege birumvikana ariko ntabwo tuzashobozwa n'Imana ntabwo Imana itora abashoboye ahubwo bitoye irabashoboza nawe rero humura turi kumwe ndagutabara niko Imana ivuze ibwira Yeremiya umutwe wa mbere umurongo wa mbere kugeza ku 8 humura turi kumwe ndagutabara ingingo ya kabiri guhorora imanzi guhorora isugi hari ikibazo Nikodemu yigeze abaza Yezu muri cyajya bari kuganira kuri batisimu rya joro ryose ati koko Yezu ubu nashobora gusubira mu nda ya mama koko n'umusaza nkanjye koko Yezu ashaka kumwereka ko batisimu ari dufungurira ijuru kandi ko kuvuka atari iby'umubiri gusa ahubwo la naissance spirituelle kuvuka ku buryo bwa roho kwakira Kristo wapfuye akazuka uko niko kuvuka kuri roho kuba muntu mushya uko niko kuba mushyashya kuba mushya n'ubuzima bw'abiyeguriye Imana akenshi dukunze kwibanda ku busugi bw'inyuma ati rwose ndi isugi ndi imanzi sindabona n'umukobwa sindabona n'umusore sindabona n'umugabo byose tukagenda tubyirata mu nzira ariko Imana idushakaho ntabwo ari ukubiririmba gusa ahubwo kubibamo ubuzima buvuguruye ubuzima bushya ubusugi iyo roho yacu rero danje dukunze guhura nayo ibibazo ni ukubisugi inyuma ariko imbere tutariyo cyangwa nanone bikicurika imbere turiyo ariko inyuma wapi kubera ibitekerezo muvyeyi inkuru nusanga arayumvise wongera uyumve neza nusanga utarayumva utega amatwi ushyiraho ubushishozi bwawe n'umutima wawe wose umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika ngo abafrere babiri ngo bagiye mu butumwa bishoboke ko hari kure cyane nuko igihe kiza kugera bubiriraho bataragaruka imvura ngo iragwa ari nyinshi cyane nuko bageze ku nkombe ubwo bagombaga kwambuka kugira ngo basubire iwabo muri communauté bagira ibibazo cyangwa henda n'ibisubizo bahura n'umukobwa nawe wageze ikibazo cyo kwambuka kubera ko kwambuka uruzi bitari bimworoheye nuko abafrere batangira kujya impaka barabazanya bati harya amategeko y'umuryango atubuza iki cyangwa gutegeka iki ngo guhura n'umukobwa kuvugana n'umukobwa gukora ku mukobwa ko ari icyaha uyu mukobwa turamugenza gute ko tubereye inzitizi ko tubereye ikibazo bafurere bakomeza kugenda bajya impaka kuri wa mukobwa niyo bamwambutsa cyangwa niyo bamusigaho ngaho nuko umufurere umwe aravuga ati dukurikije icyo umuryango uvuga n'itegeko uko ribivuga ntabwo umukobwa ngenza kumukoraho reka tugende nuko afata icyemezo arambuka aragenda wa mukobwa amusiga ngaho dore ko ryari ari ijoro cyane
undi mufurere wa kabiri areba hirya areba hino aribaza ati haryo uyu mukobwa nimusiga ibirura ntibiza kumurira ahangaha cyangwa agahura n'izindi ngorane dore ko habaye nijoro. Nuko ngo afata wa mukobwa ati ko bizaba nyine nta kundi ikizaba nzanga umuti. Nuko afata wa mukobwa amushyira ku mugongo amwambutsa rwa ruzi maze amusiga aho ngaho ku mugezi. Ubundi wa mufurere akomezanya na mugenzi we bajya muri communauté, wa mukobwa nawe akomeza ajya iwabo. Nuko rero cyara kabaye ngo bageze muri communauté, wa mufurere waje mbere ngo ashakisha uburyo bwose yaza kubivuga uburyo mugenzi we yateshutse ku nshingano z'umuryango agasuzugura agakora nabi. Nuko ngo bari ku meza basangira na superieur frere mukuru, wa mufurere waje mbere azamuka tuki hejuru ati frere mugenzi wanjye twajyanye mu butumwa ntibwagenze neza uko bikwiye. Twageze ku nzira duhura n'umukobwa ntabwo yavuganye nawe gusa ahubwo yanamutwaye ku mugongo. None rero amategeko avuga iki ku muntu wese wakoze ku mukobwa? Nuko frere koko biramucanga yongera kwibuka amategeko uko abivuga ko ari ukwirukanwa. Mu gihe umufurere bagiye kumwirukana wa wundi watwaye wa mukobwa, nuko azamura agatoki hejuru ati pardon monsieur frere uyu mukobwa koko nibyo uko mugenzi wanjye abivuze namutwaye pe nanavuganye nanamutwaye ku mugongo, ariko kubera ikibazo cyari gihari namushyikije ku nkombe nuko musiga aho ngaho ajya iwabo nanjye nibwo nagarutse muri communauté. Rero uyu mugenzi wanjye we biragaragara ko yakomeje kumutwara kugera aha ngaha kandi ngewe namusize kera nta nubwo nongeye kubigira icyo mbivugaho mbyibuka. None we yakomeje kumutwara kugeza aha ngaha amuzana icyanga muri communauté. Nuko bakomeza kugenda biganiraho byaje kurangira birumvikana ari uwo mutwaye akamusiga ku nkombe wundi akigendera, ari n'uwo mutwaye akamugeza muri communauté. Ufite ikosa ninde muri abo bombi? Bayoboke b'Imana Yesu Kristo akuzwe. Nguko kenshi natwe twibwira ngo mbo ngewe inyuma ndi intungane ndi isugi ntago njye sambana sinjya ndoga sinica siniba nta kintu kibinyankora, ariko bikaza kurangira imbere wakomeje kubikora uri gutekereza nabi wakomeje gutwara wa mukobwa. Nguko kenshi twibesha ati nge sinamukozeho sinamutwaye sinamuvugishije, ariko ibyifuzo byawe wakomeje kumutwara ahubwo niwo mutwaye cyane kuko wamuyeje muri communauté. None utangiye unamuvugaho ukubeshya kwawe ukuregana kwawe. Ngaba abana bajya baregana ati yakoze bino mama yakoze mu nkono mama n'ibindi byinshi cyane, kandi warangije kwicuza kera warangije kwihana undi agakomeza kugenda yungikanya amakosa ndetse n'amafuti. Ngo ufarizayi ngo abigisha amategeko buri gihe baducunze nyagasana kujya neza n'yagere neza maze duhore turi imanzi buri munsi. Frere maser padiri mbega wowe wasanga nawe ushaka kubucira abandi urubanza uti uyu nguyu n'umubeshyi n'umusambanyi n'igisambo, ariko akesha ugasanga ari wowe ahubwo biriho kandi byaba. Ingingo ya gatatu ibyonyi by'ubusugi cyangwa ibyonyi by'ubumanzi. Ko tumaze kubibona ubuzima n'urugendo bisaba kurwana buri munsi, bisaba kurwana buri kanya. Ntukavuge ngo narashyikiriye kuko dutarageraho shitani atatera ibuye. Ni ngombwa rero guhora turwana mu gihe tukiri ku isi. Rero tugiye kubona ibyonyi bitatu bishobora kubangamira uwo mugenzo w'ubusugi ubumanzi, bityo bigakubuza kukurikiza ugahora uvuga uti ndi isugi ndi imanzi ariko bidafashe. Icyambere ibitekerezo bibi, mauvaise pensée. Iyo umuntu atekereza nabi burya ni igihe n'ubundi biganisha ko azavuga nabi n'igihe biganisha ku gikorwa kibi. Nanone iyo utekereza neza uvuga neza kandi ugakora neza. Urebe niba nawe utari mu bantu ibitekerezo byabo bihabanye n'ugushaka kw'Imana, gucumura mu bitekerezo cyangwa uko ibitekerezo birwanya ubusugi. Utekereza nabi ugatekereza ku ngeso mbi z'urukozasoni, ingeso mbi z'ubusambanyi buri gihe, ariko ntibihera aho ngaho ukanapanga n'uburyo uzabishyira mu bikorwa. Nubwo utaba wabikoze ariko byahere mu ibitekerezo byawe biri kuganisha kuri izo ngeso mbi, ingeso mbi z'ubusambanyi, ingeso mbi z'urukozasoni. Ibitekerezo byawe bikaba nyine byaragondamiye aho ngaho, byarakwamiye aho ngaho, guhora buri gihe ari byo utekereza. Rero niba uri mu bantu batekereza nabi ugatekereza ku ngeso mbi z'ubusambanyi, irari ry'umubiri, kugira irari ry'umubiri ubwabyo nta kibazo kirimo, ahubwo gutangira gupanga uburyo uzarirangiza bya bitekerezo uburyo uzabishyira mu bikorwa, icyaha wagitangiye, ubusugi watangiye kububangamira, ubumanzi watangiye kububangamira. Aho nawe rero icyo cyonyi niba kikuriho ubwira Imana uti nyagasani manitse amaboko
nacumuye kuri wowe ariko ndifuza ko ibitekerezo byanjye byakuganaho bikerekeza iwawe buri munsi. Uburyo bwa kabiri bwo guhemukira ubusugi ntabwo ari mu bitekerezo gusa ahubwo no mu magambo. Amagambo adakwiye, amagambo atameshe, amagambo akwanduza, amagambo yo gutwandavuza, kwandavuza umubiri wacu, kwandavuza umunwa wacu, kwandavuza roho yacu. Ibigambo bibi, ibigambo bitameshe byerekeza cyane bene ano magambo ku ngeso mbi z'urukozasoni, ingeso mbi z'ubusambanyi, irari, kwifuza kurangiza irari mu magambo, uvuga nabi, uvuga ibiterasoni, uvuga ibishenzi, ibishegu n'ibindi byose n'andi magambo menshi cyane ugenda ubwira undi umushotora, n'andi magambo yerekeye ku myanya y'imyibarukiro ukagenda ubivuga amazina yabyo ugashimishwa nuko ku munwa biriho, ugashimishwa nuko uri kugenda ubivuga bikagushimisha ariko kera kabaye biri kugushimuta ndetse biri no gushavuza Yezu. Umubiri wawe uri kwihemukira kubera ko wa munwa uri gusohora amagambo mabi, ya magambo mabi kandi natuganisha kwa sekibi. Rero ongera urebe ngo harya amagambo nyavuga ntabwo ajya yirukana ubusugi bwanjye, ubumanzi bwanjye mu mubiri wanjye, agatuma mpemukira uwo twashakanye, uwo tubana, agatuma mpemukira Imana. Uze kwisuzuma ukoresheje amagambo, uburemere bw'amagambo uvuga, amagambo y'ubushotoranyi, amagambo yo gutega abandi, amagambo ya sekibi, gushotora abandi, gushotora umubiri wawe. Burya hari igihe natwe ubwacu twishotora, ugashotora umubiri wakoresha amagambo, ugashotora umubiri w'abandi ukoresha amagambo, warangiza mu mubiri ugira intege nke. Nibyo koko umubiri ugira intege nke, ariko nanone se wasanga nawe uri mu bawushotora, wasanga nawe uri mu bashotora abandi. Aho se wagize ngo hari utaniye na sekibi ushaka gushotora abandi, gushotora abandi. Tuzirikana amagambo tujya tuvuga ahemukira ubusugi bwacu, maze nawe urwanye icyitwa ikibi cyose cy'ijambo ryasohoka mu kanwa kawe. Nibyo Pawulo avuga ati icyitwa ijambo ryose ribi mukirukane kure. Ijambo ryiza niryubaka, ijambo ryiza nirigirira abandi akamaro, nawe rikakugirira akamaro. Kuvuga neza buri gihe, ijambo ryiza ni murumuna w'Imana. Twamaganire kure amagambo y'ibiterasoni yayandi atuma duhunga Imana, duhemukira imibiri yacu ndetse na roho zacu zikaziri kwandura. Dusaba inema yo kuvuga neza. Uburyo bwa gatatu bwo guhemukira ubusugi, icyo gihazaza cy'ubusugi nta kintu usibye nyine ibikorwa bibi. Gukora nabi dukoresheje imyanya y'umubiri, cyane cyane ya myanya 5 y'umubiri. Ushobora kureba ukareba ibibi, ukareba ibiterasoni. Ibyo byose iyo birebye byinjira mu jisho ariko bijya mu bwenge no mu mutima. Ukaba uri kwanduza ibitekerezo byawe, umutima wawe, umubiri wawe watangiye kuwanduza ukoresheje imyanya y'inyuma. Uko no gukora, ushobora kumva ibintu bibi nabyo bikinjira iwawe. Ushobora none kuvuga ibintu bikwaho nitwavuze ururimi rwawe rukavuga ibintu bibi no guhumurirwa n'ibintu bibi byose. Ibyo byose rero byiganisha mu kwanduza ubusugi bwawe. Ikindi kandi ushobora no gukora cya kiganza cyakoze kuri Yezu kidakorakora. Igihe rero ukorakora ubwabyo nabyo biri kwanduza bwa busugi bwawe. Ukorakora ugakora ku gesombe, ukorakora ugakora mu mwanda, ukorakora ugakora ibidashimisha Imana. Ukorakora akaboko karekare tukirinde kugira ngo turushaho gukora ibishimisha Imana. Ibiganza byakoze kuri Yezu umubyeyi ntibimena amaraso, ntibikorakora, ntibikora ku ngesombe, usibye gushaka akamunani. Ariko ubundi twagombye kwitwararika ibino biganza. Ibiganza bitagatifu bigomba kuba biri bitagatifu. Nta mpamvu rero uko byandura. Iyo ntera sindayigeraho nawe nturayigeraho. Dusabirane kugira ngo Nyagasana dushoboze dukoneze igishimisha Imana. Ntiturageraho shitani atateriwe. Niyo mpamvu tugomba kurwana urugamba rwa roho, imibiri yacu tukarwana nayo mpaka dutsinze. Nta muntu ushobora kwibwira ngo yageze heza yarashyikiriye. Twese bidusaba kurwana, gukomeza turwana. Rero ni Pawulo avuga ati yewe ishaka gukora icyiza ariko kibi kikantangira imbere. Nibyo tuba mu babyeyi mwe. Alleluia, amen. Nibyo tubamo buri gihe. Hani igihe uvuga uti noneho Nyagasani ngiye kwitwara, kwajya kubona ukabona n'ubundi biranze. Kubera iki? Ubuzima tubamo nyine bamwe amagorwa akomeye cyane. Nyagasani Yezu niyo duhanze amaso. Amen. Tumaze kubona ibyonnyi bitatu, nawe uze kongeraho ibindi bitewe n'ubuzima urimo, n'ukuri kurwana n'icyaha, nuko ubusugi bwawe ukomeza kubusigasira ndetse n'umanzi bwawe, cyane cyane ushinze urugo, cyane cyane urubyiruko, umusore n'umukobwa wihaye Imana. Twese umugenzi uratureba, umugenzi wo gusigasira ubusugi bwacu kugira ngo twegukire Imana koko, la fidelite, ubudahemuka. Uko ushobora gusanga uri umugabo ari gucinya umugore wawe cyangwa umugore akagucinya, byose nabyo ni ukwangiza uwo mugenzo. Icyo cyoni tukirinde kwivuye inyuma. Mu gusoza rero ngana ku musozo w'uwo mugenzo w'ubusugi tugomba kwitwaza ndetse n'ubumanzi, turongera tukwibutse ko kuba isugi atari iby'inyuma gusa,
ahubwo n'imbere ku mubiri no ku mutima, kuko umuntu ari umuntu ugizwe na roho ndetse n'umubiri. Hombi ugomba kurwana urugamba kugira ngo umubiri wawe umuntu wese Imana imwakire, uburu w'Imana igihe cyose wiyeguriye Imana. Tujye gusoreza ku kintu uraza gusanga nawe gishobora kubera igishuko kirwanya ubusugi, kirwanye iriya migenzo ko twayivuze ko ari 3. Mbese ntusabanira Imana uko bikwiye, gusabanira Imana. Ari ibishuko dufite muri no minsi muri isi yacu ya none, ibishuko by'ikoranabuhanga, iterambere cyane cyane ndaza kwibanda kuri telefone n'ubundi bwo kubigirwamana nawe ufite, uko dukoresha amatelefone yacu mu kubungabunga ubusugi bwacu. Ngaya amafilime y'urukozasoni tureba, twamanitse mu byumba byacu, mu mazu yacu, twamanitse mu mitima yacu. Nuko wa mukobwa aho kugira ngo umushyire hasi cyangwa umusore, ahubwo ukomeza bitwaye mu mutima. Za telefone zacu zirimo amashusho mabi, amashusho y'urukozasoni, filime pornographique, za filime z'urukozasoni zose zidutesha ubusugi, zidutesha ubumanzi, zituma dutumvira, zituma tutakenera Imana uko bikwiye. Izo filime uze kugira gute uzirandure, usukura iwawe, usukura ibitekerezo byawe, usukura ubuzima bwawe, usukura iyo telefone yawe, usukure icyo cyumba cyawe aho amanitse amafoto adakwiye, aho amanitse amashusho adakwiye y'urukozasoni n'andi menshi cyane atuma urarikira buri gihe irari ry'ubusambanyi, irari ryo kwifuza ibintu by'abandi. Ibyo byose rero nta handi nyine biganisha usibye kudutesha umurongo mwiza w'Imana. Ngiyo sekibi shaka kubikwibasiye, nanjye nyibasiye, tugomba kurwana uko dutaragera umwanzi satera ibuye. Ni ngombwa rero kwiyoroshya, tukavuga duti sinabyishoboza, abari Nyagasani uzashoboza. Uze kureba ibiganiro ugirira kuri telefone, ibyo ugireba kuri telefone n'ahandi n'ikoranabuhanga kuri mudasobwa yawe, harimo uze kureba uti harya ibi ngibi wabisubizamo nkabireba ndi kumwe n'abandi nabishobora. Ese ejo nejo wundi sanze ngasanga hari abantu babifashe ibintu byose nakoze nijoro kuri telefone n'ubundi bubi bwose, aho nazabisubiramo koko nkabona ari ngewe. Iyo foto y'ingeso mbi dukorera ku ikoranabuhanga, please wongere ubwire Nyagasani uti Nyagasani ahanga ndatsinzwe, umbabarire rwose sinzasubire. Uzasanga abantu benshi ku matelefone yabo, aho kugira ngo telefone itubera kanye ko kogeza ubutumwa, ikoranabuhanga ritubera kanye ko kogeza evanjiri, turarikoresha mu ngeso mbi z'urukozasoni, za libido, kuvuga ibishenzi bitera soni, message zidakwiye, kwandikirana, guhamagara, video call n'ibindi byinshi cyane byose bizana sekibi wacu, bikazana izo ngeso mbi, bigashotora imibiri yacu, bigashotora ubuzima bwacu, ugasanga ari byo twimirije imbere. Reka rero nkubwire ukuntu uzajya utsinda bino bintu, nanjye ntiretse twese tutiretse. Uri gihe uvuga uti wasanga hari umuntu uri gufata bino bintu ndi gukora, wasanga hari umuntu uri gufata bino bintu ndi gutekereza, wasanga hari umuntu uri gufata bino bintu ndi kuvuga record nyine, hari umuntu uri kubirikodinga, uri kubifata. Ejo abikumvishijeho wakwemera ukabyumva ari wowe, ejo abikweretse wakwemera ukabireba, ukurikije ibyo wakoze, uba wavuze, uba watekereje, wakwemera ukongera ukabireba nawe. Burya ikintu utasubiramo, ijambo utazasubiramo. Icyo twasorezaho gikomeye cyane nyuma yo kureba iyo migenzo yose idufasha kwegukira Imana, kuyegurira twese, tukumva ko mu buzima tutari twenyine ahubwo ari Imana idushoboza. Umugenzo wo kumvira, umugenzo w'ubukene n'umugenzo w'ubumanzi cyangwa ubusugi, nuko tutishoboza. Nyagasani atora abadashoboye kugira ngo abashoboze. Nawe nanjye ntabwo twishoboye, tureke Nyagasani twiyoborere, tuzavuge neza, dukore neza, dutekereze neza ibishimisha Imana, tugende neza mu rugo w'abana b'Imana. Buri gihe wibaza uti wansubirishamo ibi ngibi navuze, nabisubiramo. Ibi ngibi ndi gukora nonaha iri joro, mu gitondo, ku manywa, ejo habaye hari umuntu uri kubifata, ejo akabinyereka, nakemera nkabireba, nakwemera nkabyumva, nakwemera nkongera nanjye nkabireba koko. Niba ari byiza nyine uzabireba, niba ari bibi nyine uzakorwa n'isoni. Nyuma kwisuzuma nk'iyo migenzo yose mboneza bupfura idufasha kwegukira Imana no kwiyegurira twese, aho uza gusanga watsinzwe muri ino minsi tumaze tubivugaho, umanike akaboko hejuru ubwire uti Nyagasani, uti Nyagasani hanarahemutse, umbabarire, ngiye kwisubiraho, sinzasubira, sinongera gusubira inyuma, ndaje nibera uwawe iminsi yose. Nusanga hari icyo ugeragezaho, usaba Imana ngo ukomeze, kuko turi ku rugendo dushakashaka Imana buri munsi. Ndakwifuriza kubona Imana ndetse no gukorera Imana ubuzima bwawe bwose utadohoka, imyaka 2, 3, 10, 25, 50, ubuzima bwose ubwegurira Imana. Ureke Imana ikwigarurire ubuzima bwose. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.